Imana yampamagaye ntarigeze ngira icyo ndeba mu isi na bugingo n'ubu, ariko ndashimira Imana ko nabonye Yesu. Niki cyatuma tuba bigishwa ba Yesu nyakuri? Muri iyi minsi abantu barashaka kwizera Imana, barashaka kuvuga Imana, ariko batari muri Kristo Yesu, kubera impamvu yo guhunga umusaraba, kubera impamvu yo guhunga ukuri. Kuko ukuri ni Kristo. Nitumenya Kristo, nituguma muri Kristo, tuzaba dufite ukuri kuzuye, kandi ukuri kuzatubatura. Ntabwo tuzaba imbata y'ikintu cyose, ntabwo tuzaba imbata y'ikinyoma, ntituzaba imbata y'ibyaha byari byo byose. Nanjye nanejejwe no kumenya iri jambo ry'Imana. Nicyo kintu nasabiye mbere maze gukizwa. Ntabwo nasabye guhumuka, sinasabye ngo ibigeragezo nari ifite bimveho, ahubwo natangiye gusaba ijambo ry'Imana. Navaga mu rusengero ngatira Bibiliya nkayijyana, abantu banseka, bari bazi ko navutse ntareba, kavuga ngo none se Ruma asigaye areba ko atwaye Bibiliya azi gusoma. Ariko nari ifite ibanga rikomeye, nkajya nyijyana mu cyumba nasengeragamo, nkayirambura nk'usoma, nkayibara hejuru, nkabwira Imana, Mana ushobora byose, amagambo yo muri Bibiliya uyandukure, uyandike mu mutima wanjye, kuko angirira umumaro. Imana ni Imana isubiza, kuko igihe kimwe yigeze kuntumaho umuntu undi mu masengesho, ntumaho umudamu, araza arambwira, nari maze iminsi 3 mu masengesho, kandi mu bintu nasengeraga icyo cyarimo kumenya ijambo ry'Imana. Araza arambwira ngo ijwi rimusangamo riramubwira ngo najye gusenga. Araryumvira, agenda arasenga, riragaruka aramubwira ngo uyu ni umunsi wa 3 gakumba asenga, ngo amaze igihe asaba Bibiliya, ngo none agenda umubwire ngo Bibiliya wasabye urayihawe. Kuva nizera muri 79 Yesu ntacyo ndamuburana, kandi ikintu atanga bwa mbere, iyo uri mu ijambo ry'Imana ubona amahoro, ubona umunezero, ubuyobe burimo kwinjira cyane, no kuhatirwa kwizera ibitakwiriye, iby'ijambo ry'Imana ritemera. Ariko nituguma mu ijambo ry'Imana, ukuri kuzatubatura. Nubwo dutekereza ko isi igenda ihinduka mbi, ibibazo bigenda byiyongera, intambara ziyongera, ariko hari n'ibizaturinda. Kwitonderera ijambo bizaturinda. Imbaraga abantu bareba sizi Imana ireba, kuko hari imbaraga Imana izi, n'imbaraga cyane z'umutima. Iyo umuntu agwije ari mu ijambo ry'Imana, agakunda ijambo ry'Imana, akitondera ijambo ry'Imana, agwiza imbaraga z'umutima. Izi mbaraga z'inyuma abantu bareba sizi Imana ireba. Iyo aba ari iz'abantu barebaga, iz'inyuma ntacyo mba nkora. Ntabwo umuntu yavuka atareba, ntabwo umuntu yavukira mu muryango udakomeye ngo abashe kugira icyo akora. Muri jenoside nigeze gusenga, narasengaga ko twari tugoswe n'ibihe bikomeye by'intambara zikomeye, ng'imipanga, amabombe, turi ahantu hagati y'urupfu. Ijwi rirambwira, ndimo nsaba nti noneho ko nta buhungiro mbona buhari, waretse ngataha ukanyura ko nagukoreye. Imana injyana mwiyerekwa, inyereka abantu barimo bataha, kandi nabonaga bajya ahantu heza, nanjye ndabakurikira, njya kureba, nshaka kubakurikira muri iyo nzira bajyagamo. Ariko ijwi rirambwira ngo ntabwo upfa, ngo ahubwo uzakora mu gihe gikomeye. Twaba ari igihombo gikomeye mu gihe cyose tutabona umugisha wo mu ijambo ry'Imana. Uri umukristo ntubona umugisha wo mu ijambo ry'Imana, uri umuririmbyi ntubona umugisha wo mu ijambo ry'Imana. Tugomba gukora ibintu byatuma imigisha wo mu ijambo ry'Imana tuyigabana. Igihe turimo kiri imbere kirakomeye, Bibiliya zizahindagurika, amagambo y'Imana bazayahindura cyane, ubuyobe buzaza ari bwinshi. Ariko ndakwifuriza kugira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Jewe nasabye Imana, ibyo nasabye Imana yarabimpaye. Ntawe uzakura ijambo riri muri jewe, rindimo zarivuga kugeza mpfuye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga
uzaneshwa. Senga. Amakuru se mwari. Turaho turashima Imana. Iminsi myinshi cyane. Imana ikomeje kuturinda. Je kutwitaho. Iminsi ikomeye. Ariko tugomba kuyikoramwo imirimo natwe ikomeye. Yego. Uzi mwari ikintu kinezereje nuko turimo tugendana nk'abantu babanye igihe kirekire cyane. Mana n'ubundi inshuti zikundana ibihe byose. Kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ijambo ry'Imana niko rivuga. Niyo ntego y'Imana mu buzima bwa Gikristo. Tukaba twishimiye rero ko kubakira kuri gusenga everyday tukubwira ngo Imana iguhe umugisha kuba wemeye kwemera ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Reka tunasuhuze inshuti zacu ziri mu Rwanda tubabwira ngo turabakunda. Mu nshuti zacu za gusenga everyday dusuhuza turamutsa abantu bari mu Burundi tubabwira ngo yambi turabakunda. Imana ibahe umugisha kuba witamwe ibiganiro byacu. Dusuhuza n'abantu bari muri Afrika mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo turakunda kuri channel ya gusenga everyday ni gusenga buri munsi nusenga uzanesha ariko nubwo no gusenga uzaneshwa. Abari muri Amerika turabasuye tubabwira ngo turabakunda. Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya turabakunda tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya Imana ibahe umugisha. Abari mu Burayi tubabwira ngo turabakunda mu nshuti zacu cyane cyane inshuti zacu ziri mu Birigi, abari muri Sweden, abari mu Faransa tubabwira ngo turabakunda cyane. Mutugaragariza yuko muri kumwe natwe mugira mutwandikira ama message tubabwira ngo Imana rero ibaho umugisha. Nkuko rero mubona kuri kamera ya gusenga everyday kumwe n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana watangira wibwira abantu ntabwo ari ubwa mbere ugaragaye kuri gusenga cyangwa ntabwo ari ubwa mbere ugaragaye ku mashusho media, ariko watangira wibwira abantu batakuzi. Unabasuhuza. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Gakumba Timone Auguste. Umubwiriza butumwa bwiza. Nda Yesu wangiriye neza kandi nkomeje kwamamaza imbaraga, kwamamaza gukora kwe kugira ngo ubwo azaba agarutse kujyana itorero azabone tuzazamukane n'umugeni. Turamukunda kuko yabanje kudukunda. Niyo mpamvu rero nje kugira ngo nganire namwe kandi nganire nabo nkunda nabo nkumbuye. Imana ibahe umugisha. Urakoze mukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha. Tubwiye n'abantu bakurikiye gusenga everyday. Hari gihe abantu bavuga ngo nabakozi b'Imana cyangwa bakorera Imana ariko ugasanga ibintu bavuga ntabwo ari byo bakora. Bakaba bafite akanwa ko kuvuga ibintu ariko ugasanga ibintu bavuga si byo bakora. Ariko uyu munsi uko mubona turi kumwe n'umukozi w'Imana Gakumba Timoni. N'umukozi w'Imana koko twabanye imyaka 3. Yanyakiriye mu myaka 3 mu bihe bitari binyoroheye, mu bihe byari bigoye cyane, ariko unyakira nk'umukozi w'Imana, unyakira imyaka 3 unkorera buri kintu kimwe cyose atakiguzi. Nikigaragaza yuko uri umukozi w'Imana koko ibintu uvuga ari ibintu ukora kandi koko wavukanye no kutareba. Kuko warakoze ico kintu kuba utanareba ugashobora gufasha umuntu ku myaka 3 irenga. Hari igihe umuntu afasha n'umuntu imyaka cyangwa umwaka umwe agahita amugira nk'ingarago cyangwa amugira nk'imbata kuko amutunze mu rugo. Ariko ngushimiye mukozi w'Imana nkubwira ngo Imana iguhe umugisha cyane. Ntacyo naronka navuga naguha, ariko Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi imirimo wakoze yaragurutse. Twatubwira abantu bakurikiye gusenga everyday kuko hari igihe abantu bavuga ibintu ntibabikore. Mukozi warakoze. Imana iguhe umugisha. Byiza byari ngombwa ko nkwakira kubera ko Imana yabishyize ku mutima ko waje usanga abandi n'abana kuva jenoside yakorewe Abatutsi ije nakiriye imfubyi nyinshi kubera ko atari uko mfite ibyo nabatungisha ariko nabaganiriza nkababwira ngo icyo mfite uko byamera kose tuzagisangira ariko tubane tubeho woye kuburaho kuba. Kandi nabonye Imana yaradufashije
abakobwa twabakiriye, abanyeshuri turabakira, abakobwa turabashyingira n'abasore. Imana yagiye iduha umugisha mwinshi, natwe twabagireho umugisha, kandi namenye ko gutanga biza n'umugisha kuruta guhabwa. Niyo mpamvu rero bimba ku mutima. Nanjye natekereje ko ubuzima nabayeho nakiriwe n'abantu benshi, ibyo rero sinshobora kubyibagirwa. Imana ibaho umugisha. Urakoze mwari, Imana igumugisha. Rero tukaba tugushimiye. Rero watangira usenga Imana nkuko cyane yacu yitwa gusenga everyday. Reka dusenge kugira ngo dukomeze duhugurane mu ijambo ry'Imana, terana umwete mu ijambo ry'Imana, ducyazanye nk'uko icyuma gityaza ikindi. Reka rero twinginga Imana kugira ngo ituyobore mu biganiro byose mu ijambo ry'Imana, aba ariyo ibiya mbere. Mana, turagushimiye Uwiteka uri mu ijuru ryera, turaguhimbaje, turagushimira ko wadukunze urukundo rwinshi kandi ukaduha Yesu Kristo. Ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, turazurwa kubw'imbabazi za Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo yaratubiriye kandi yatumanikiye hejuru ku musaraba, yireherezaho amahanga yose. Niyo mpamvu natwe tubasha kuvuga, niyo mpamvu natwe tubasha gushima, niyo mpamvu duhagarara tukavuga izina rikomeye rya Yesu Kristo. Turagushimiye uyu mwanya mwiza tugezemo. Turifuza ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo bwamamara hose, kandi ababwumvise bukabagirira umumaro, bakamenya igikwiriye muri iyi minsi ya none, icyo dukwiye gufata tukakigundira kugeza ahubwo uzaza gutwara itorero ryawe. Urakoze kudahinduka, kandi iki kirere ukeze ugitunganye kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose, mwami, babwakirane umutima ukunze. Mu izina rya Kristo Yesu niho tubyambaje, amen. Mukozi w'Imana urakoze cyane. Twari twakiye kuri gusenga everyday. Kaze turakwakiriye. Yesu nashimwe, amen. Dushimiye Imana yo mu ijuru duhaye umwanya mwiza wo kongera kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana yaraduhamagaye kandi itumenyesha ijambo ryayo, tumenya ko ari ijambo rikiza, ko ari ijambo ribohora, ko ari ijambo byose bizarangira, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Nk'uko nababwiye, Imana yampamagaye, mpamagara mfite imyaka 24, ntarigeze ngira icyo ndeba mu isi na bugingo n'ubu, ariko ndashimira Imana ko nabonye Yesu. Nabonye Yesu angirira umumaro, nabonye Yesu amara umubabaro, nabonye Yesu ampa imbaraga. Uyu mwaka ni wa 44 nkomeje gukorana nawe, ngendana nawe, mpamya imirimo y'amaboko ye. Ndashima rero, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, cyane cyane tukaba bigishwa ba Yesu, ariko mu by'ukuri abigishwa nyakuri. Niryo jambo nshaka ko tuganira, dushimikira. Niki cyatuma tuba bigishwa ba Yesu nyakuri, ku buryo tuguma muri we nawe akaguma muri twe? Reka dusome ijambo ry'Imana byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, turasoma n'umurongo wa 31 n'uwa 32. Ayo niyo magambo ngira ngo tuganire. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, umurongo wa 31 na 32. Niyo magambo tugiye kuganira, kuko ngira ngo mwese ufite Bibiliya hafi ayisoma, bari hafi n'abari kure. Riravuga ngo abwira abayuda bamwemeye, nimuguma mu ijambo ryanjye
muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Imana ishimwe. Iri ni ijambo rikomeye. Kuba umwigishwa wa Yesu nyakuri. Muri iyi minsi abantu barashaka kwizera Imana, barashaka kuvuga Imana, ariko batari muri Kristo Yesu, kubera impamvu yo guhunga umusaraba, kubera impamvu yo guhunga ukuri. Kuko ukuri kuri kujya kubura mu bantu, ariko akumva yavuga Imana, akumva yaririmba, akumva yasenga, akumva yabwiriza, ariko birashaka ko byose bikorwa turi muri Kristo Yesu, turi mu ijambo ry'Imana. Iri ni ijwi ry'umwami Yesu avuga ngo, abwira abamwizeye, abayuda n'abantu bose bamwemeye, aravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi muzamenya ukuri, ukuri kuzaba batura. Bivuga ngo nituguma mu ijambo ry'Imana tuzaba abigishwa ba Yesu nyakuri, kandi tumenye ukuri, kuko ukuri ni Kristo. Nitumenya Kristo, nituguma muri Kristo, tuzaba dufite ukuri kuzuye, kandi ukuri kuzatubatura. Ntabwo tuzaba imbata y'ikintu cyose, nta kintu cyose kizatubata. Ntabwo tuzaba imbata y'ikinyoma, ntituzaba imbata y'ibyaha ibyo ari byo byose. Oya, ntabwo tuzabaho mu buzima bwa Kristo yemera. Imana ishimwe. Kuko nawe ubwe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 3, havuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Iri jambo ry'Imana ritwejeje, bituma tuguma muri Kristo nawe akaguma muri twebwe. Kuko ntashobora kuba muri twe twanduye, mwuka w'Imana ntiyaba muri twe twanduye. Kristo arashaka ko twezwa n'ijambo rye, tukaguma muri ryo, nawe akaguma muri twe, natwe tukaguma muri we. Bene data, nasanga impanda y'Imana nivuga tukimeze gutyo, tukiri mu ijambo ry'Imana tuzayumva. Ariko impanda y'Imana nituva mu ijambo ry'Imana ntabwo tuzumva impanda y'Imana, tuzasigara mu isi, kandi ibyiringiro byacu ari ukuzajya mu ijuru. Imana nishimwe. Twanejejwe no, nanjye nanejejwe no kumenya iri jambo ry'Imana. Nicyo kintu nasabiye mbere maze gukizwa. Ntabwo nasabye guhumuka, sinasabye ngo ibigeragezo nari ifite bimbeho, ahubwo natangiye gusaba ijambo ry'Imana. Navaga mu rusengero ngatira Bibiliya, nkayijyana, abantu banseka, bari bazi ko navutse ntareba, babona ntwaye Bibiliya bakavuga ngo none se, bari barampimbye izina, bakavuga ngo none se Ruma asigaye areba ko atwaye Bibiliya azi gusoma. Ariko nari ifite ibanga rikomeye. Namaze gukizwa nakiriye Yesu, numva nkuzi ijambo ry'Imana n'umutima wanjye wose. Nkajya nyijyana mu cyumba nasengeragamo, nkayirambura nk'usoma, nkayibara hejuru, nkabwira Imana, Mana ushobora byose, amagambo yo muri Bibiliya uyandukure, uyandike mu mutima wanjye, kuko angirira umumaro. Ndasenga n'umutima wanjye wose, kandi Imana ni Imana isubiza. Kuko igihe kimwe yigeze kuntumaho umuntu undi mu masengesho, ntumaho umudamu, araza arambwira, nari maze iminsi 3 mu masengesho, kandi mu bintu nasengeraga icyo cyarimo kumenya ijambo ry'Imana, kuguma mu ijambo ry'Imana, ko numvaga muri ryo ari ngo hari ibisubizo byanjye byinshi. Hanyuma arambwira, hari mu gicamunsi nko mu masaa 8, araza arambwira ngo narindi kubagara, ndi mu bishyimbo mbagara, gutwara turi ahantu mu giturage aho nakirijwe. Hanyuma ngo ijwi rimusangamo riramubwira ngo
ngo najye gusenga. Araryumvira agenda arasenga, riragaruka aramubwira ngo uyu ni umunsi wa gatatu gakumba asenga, ngo amaze igihe asaba Bibiliya, ngo none agenda umubwire ngo Bibiliya wasabye urayihawe. Imana ishimwe. Imana rero, Imana gusenga kwacu. Niyo mpamvu naho tuganirira hose, haba mu nzira, haba abantu batwumva cyangwa batatwumva, ariko umuhanuzi Maraki yaranditse, yavuze ijambo rikomeye. Imana yavugiye muri Maraki mu bice 3:16, iravuga ngo abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere ye, urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Imana ikabwira marayika ngo andika, ngo ababaza babanjye ku munsi nzabikoreraho, baba matungo yanjye mbababarire nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikwiye kuba iry'imbere. Dukwiye kuganira ibiganiro byose turi mu ijambo ry'Imana, dukwiriye gusura turi mu ijambo ry'Imana, dukwiriye gusenga turi mu ijambo ry'Imana, tutari hirya y'ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Yosuwa, nimudaca iburyo cyangwa ibumoso muzumva ijwi ryanjye ribabwira ngo nimunyura hano iyo nzira. Iyo uri mu ijambo ry'Imana hagati, wumva ijwi ry'Imana, wumva ubuyobozi bw'Imana, kubera ko Imana ntishaka ko duca hirya cyangwa hino. Tugume mu ijambo ry'Imana, tube mu ijambo ry'Imana. Dawidi, umukozi w'Imana Dawidi, muri Zaburi 119:11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumura. Iri jambo ritubuza, riturinda gucumura ku Mana. Nituba mu ijambo ry'Imana, Imana y'Imana izavuga tuyumve. Yesu igihe azajya dukenera hose azatubwira, ntabwo azadushaka kure. Tuzaba turi mu ijambo ry'Imana, tuzaba turi muri we. Yesu nashimwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Kuva namenye ijambo ry'Imana, kuva nizera muri 79, Yesu ntacyo ndamuburana. Kandi ikintu atanga bwa mbere, iyo uri mu ijambo ry'Imana ubona amahoro, ubona ibyishimo, ubona umunezero, nta kintu kiguhagarika umutima, kuko yaravuze ngo amahoro ntanga atandukanye n'ay'abisi batanga. Sinanga nk'uko abisi batanga, kuko amahoro ntanga nta kishobora kuyabambura. Imana ishimwe. Iyo nagira ngo mbabwire ko kugira ngo dukwiye guhirimbana, tugeze mu minsi y'imperuka, dukwiye guhirimbanira kuba muri Kristo, tukaba mu ijambo rye, tukamenya ukuri nk'uko Yesu yakutumenyesheje. Yesu yaravuze ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ukuri ni Yesu. Iyo uzi ukuri, iyo uvuga ukuri, iyo uguma mu kuri, uba uri muri Yesu neza neza. Ikinyoma kikakuba kure, amagambo mabi akakuba kure, n'ubuyobe ntabwo uzayoba nuguma mu ijambo ry'Imana. Dawidi, hari Zaburi ya 119 umurongo w'9 avuga ngo umusore azeza inzira ze ate, azazeza ate. Kubera ko ibirusha abasore ni byinshi, ibirusha abantu ni byinshi, ariko ikibazo kirabaza ngo umusore azeza inzira ze ate. Azazejesha kuzitondera nk'uko ijambo ryategetse. Iyo tubayeho nk'uko ijambo ritegeka, iyo tubayeho nk'uko ijambo ry'Imana ryatuyoboye, tubaho mu buzima bwiza, mu buzima bw'amahoro, mu buzima bw'imbaraga, mu buzima bwo kwizera, kumva dutangira amaso yacu arahumuka, tugatangira kureba ibitaboneka. Imana ishimwe. Ubwo ijambo rimaze kuvuga ngo nk'uko ijambo ryawe ryategetse, Dawidi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ku murongo w'10 igice wa Zaburi 119 avuga ngo nagushakishije umutima wanjye wose, ntukunde konyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Imana yategetse ijambo ry'Imana kuturema, itegeka ko riba muri twe, ribona umwanya, ribona icyicaro muri twe. Ijambo ry'Imana ni Yesu. Kuva muri Yohana haratubwira ngo Yesu niwe jambo ry'Imana.
kandi iryo jambo ry'Imana n'Imana yaremesheje isi, kavuga ngo byose bizashira bizingwa nk'umwita, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose, ntirizavaho n'inyuguti n'imwe, kandi abaryubaha n'abarikunda nabo bazahoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Ubuyobe burimo kwinjira cyane no kuhatirwa kwizera ibitakwiriye, ijambo ry'Imana ritemera, ariko nituguma mu ijambo ry'Imana ukuri kuzatubatura. Imana ishimwe. Amen. Kandi dusome ijambo ry'Imana, ntabwo nari butinde cyane, ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Nagambiriye umunsi kubabwira ko nubwo dutekereza ko isi igenda ihinduka mbi, ibibazo bigenda byiyongera, intambara ziyongera, ariko hari n'ibizaturinda. Kwitonderera ijambo bizaturinda. Reka dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 duhereye ku murongo wa 8. Turasoma mu izina rya Yesu ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo w'8. Haravuga ngo nzi imirimo yawe, dore nshize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanje ntiwihakane izina ryanje. Dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani bita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Ku murongo wa 10, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kugiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Amen. Amen. Aravuga ako karisa, aravuga na urangiza uwo murongo ngo komeza icyo ufite. Akanyuma umurongo wa 11 haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amen. Imana ishimwe. Ijambo ratubwiye ngo nzi imirimo yawe, none nshyize urugi rukinguye imbere yawe, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko nubwo ufite imbaraga nkeya, imbaraga abantu bareba sizi Imana ireba, kuko hari imbaraga Imana izi, ni imbaraga cyane z'umutima. Iyo umuntu agwije ari mu ijambo ry'Imana, agakunda ijambo ry'Imana, akitondera ijambo ry'Imana, agwiza imbaraga z'umutima. Izi imbaraga z'inyuma abantu bareba sizi Imana ireba. Iyo aba ari iz'abantu barebaga, iz'inyuma ntacyo mba nkora. Ntabwo umuntu yavuka atareba, ntabwo umuntu yavukira mu muryango udakomeye ngo abashe kugira icyo akora. Ariko kubera ijambo ry'Imana, kubera umuhamagaro w'Imana, Imana itanga imbaraga. Ndibuka urwandiko rumwe Pawulo yandikira Abakorinto, aravuga ngo Kristo niwe imbaraga zacu. Aravuga ngo intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga, n'ubupfu bw'Imana birusha abantu ubwenge, kuko Kristo ariwe imbaraga zacu. Atari imbaraga zacu ntacyo twashobora. Hano navuze ngo nubwo ufite imbaraga nkeya, ariko witondeye ijambo ry'Imana, ntiwihakane izina rya Yesu. Uwo ni umwami Yesu bivuga, ko witondeye ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye, ngiye kuzahata abiyita abakristo atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Mbahate bikubite ku birenge byawe, bamenye ko nagukunze. Birashoboka. Hari abishushanya, hari abiyobagiza, hari abiyoberanya mu itorero, abo ntiwabamenya. Ariko Kristo aravuga ngo niwitondera ijambo rye, niwihakane izina rye, azabahata baze ubamenye, azabahata bikubite ku birenge byawe, bamenye ko yagukunze. Icyo kirakomeye cyane. Arangije ayongera kuvuga ngo kuko witondeye ijambo ryo guhamya byo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda. Hari amasezerano akomeye ari imbere yacu, nubwo ibikomeye bihari. Iyo ngeze aha nibuka muri jenoside nigeze gusenga,
narasengaga ko twari tugoswe n'ibihe bikomeye by'intambara zikomeye, ng'imipanga, amabombe, turi ahantu hagati y'urupfu. Ariko senga Imana, ijwi ry'Imana rirambwira ngo, ijwi rirambwira ndimo nsaba nti noneho ko nta buhungiro mbona buhari, waretse ngataha ukanyura ko nagukoreye, kwibuka imirimo yanjye nakoze ukanyura. Imana injyana mwiyerekwa, inyereka abantu barimo bataha, kandi nabonaga bajya ahantu heza, nanjye ndabakurikira njya kureba, njyayo nshaka kubakurikira muri iyo nzira bajyagamo. Ariko ijwi rirambwira ngo ntabwo upfa, ngo ahubwo uzakora mu gihe gikomeye. N'igihe gikomeye Imana yemera ko tugikoramo, n'ibihe bigoranye, kubera imbaraga zayo, kubera ijambo ryayo riturimo, yemera ko tubikoramo. Imana ishimwe. Ndagira rero ngo bene data mbabwire ko nta kintu kiriho cyaruta ijambo ry'Imana. Imana iha agaciro ijambo ryayo, Imana iha agaciro. Ndetse Bibiliya umwanditsi umwe yigeze kwandika, hari umurongo ukomeye uri mu butumwa, mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 6 umurongo wa 14, harimo ijambo rivuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Buriya hari igihe abantu bateshuka mu ijambo ry'Imana, akagenda akifatanya n'inshuti n'abavandimwe badahuje, bakifatanya mu bucuruzi, bagacuruza inzoga, bagacuruza amatabi, bagakora ibintu byinshi bakabifatanya. Ariko kuko wari umukristo agatangira kwiyoberanya kugira ngo inyungu zijye zimugeraho gusa, ariko watagaragara. Imana, ijambo ry'Imana ribuza wagashaka ko izo nyungu zimugeraho, ariko we ntagaragare, hagaragara agashyira abandi imbere. Ariko umwanditsi umwe yasobanuye iri jambo arantangaza, aravuga ngo ushobora kubona izo nyungu, ushobora kubona imigisha yo muri ibyo urimo gukora binyuranye n'ijambo ry'Imana, ngo ariko ntuzigera ubona umugisha wo mu ijambo ry'Imana. Twaba ari igihombo gikomeye mu gihe cyose tutabona umugisha wo mu ijambo ry'Imana. Uri umukristo ntubona umugisha wo mu ijambo ry'Imana, uri umuririmbyi ntubona umugisha wo mu ijambo ry'Imana. Tugomba gukora ibintu byatuma imigisha yo mu ijambo ry'Imana tuyibona. Umwanditsi yaravuze ngo uwigisha ijambo ry'Imana agabana imigisha yose n'abigishwa ijambo ry'Imana. Imigisha yo mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana habamo imigisha. Iyo migisha iradutunga, iyo migisha itubeshaho, iyo migisha iduhuza n'inshuti, duhuza n'abavandimwe, abari hafi n'abari kure. Iri jambo Imana ishimwe, Imana ishimwe kuko yarishyizeho, Imana ishimwe ko yariremesheje isi, Imana ishimwe. Yesu ajya kujya mu ijuru, ni isengesho rya Yesu ry'ubutambyi muri Yohana 17 umurongo wa 17. Reka tuhasome tunasoze kuko ntitukomeza cyane. Yohana 17 duhere ku murongo wa 17. Cha karindwi 17 cha 17 umurongo turahera ku wa 17, dusoma wa 17 tugeze wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu. 17 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, haravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. 18 uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. 19 kandi nanjye nizeye ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Niyeza ku bwabo kugira ngo nawe babereje. Komeza 20 sinsabira abantu bonyine, ahubwo ndabasabira, ndasabira n'abazizezwa n'ijambo ryawe. 21 ngo bose babe umwe nk'uko uri muri je, data nanjye nkaba muri we, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Amen.
Imana ishimwe. amen. Ubereshe, abwira Imana, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi niryo ritweza. Iyo twejejwe n'ijambo ry'Imana tumenya ukuri kandi tuba turi abigishwa ba Yesu nyakuri, ko dufite ijambo ry'Imana, kuko dufite ukuri. Hano avuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Kandi yantangaje asenga iri jambo asabira abantu, ntabwo yasabiye abariho muri icyo gihe. Ubu natwe turiho kubw'amasengesho y'umwami wacu Yesu Kristo. Yaraguye isengesho ryaravuga ngo data, aravuga ngo saba bonyine sabira, ndasabira n'abandi bose bazanyizezwa n'ijambo ryawe. Yesu nashimwe. Abantu bazizezwa n'ijambo, abo bose nabo ndabasabiye. Niyo mpamvu n'uyu munsi n'isa n'uyu munota tuvuga ubutumwa bwiza, umvise ko iri jambo utakiriha agaciro. Erega tujye tubibona, igihe turimo kiri imbere kirakomeye. Bibiliya zizahindagurika, amagambo y'Imana bazayahindura cyane, ubuyobe buzaza ari bwinshi. Ariko ndakwifuriza kugira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ndakwifuriza kuryizera no kurikunda no kuribamo. Impinduka zizaza ari nyinshi. Hari n'igihe izi Bibiliya dufite dushobora kuzamburwa, ariko jewe nasabye Imana, ibyo nasabye Imana yarabimpaye. Ntawe uzakura ijambo riri muri jewe, ntawe uzarinkuramo, rindimo zarivuga kugeza mpfuye, kugeza cyangwa impanda y'Imana ivuze. Ndagira ngo nkwifurize kumenya ijambo ry'Imana, nkwifurize kurikunda, nkwifurize ko rikubamo. Niba Dawidi yaravuze ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumura, ahandi aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira mu nzira yanjye. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Yesu nashimwe. Uyu mwanya niyo message nagira ngo mbahe abumva gusenga everyday, mukurikira ijambo ry'Imana. Rizabarinda ibinyoma, rizabarinda kuyoba, rizabarinda ubuhanuzi bw'ibinyoma, rizabayobora. Mwanditse umwe yaranditse, umwami Yesu niwe wabivuze, aravuga ngo muri Matayo 7:12 aravuga ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo mubagirira namwe. Ngo aho niho ubuhanuzi, ibyahanuwe amategeko n'ibyahanuwe bikubiye, niho bisohorera. Erega nta byiza twakwifuriza, ibyo twifuriza byose ibyo nifuriza kumenyera ijambo nibyo nanjye mbifuriza ko murimenya. Ibyo nasabye ndabifuriza ko murimenya. N'ubutunzi butagira akagero bubonerwa he? Muri Kristo Yesu. Paulo yarabirabutswe mu Filipi 3:7 aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kugira ngo mbone ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Aravuga ngo yandikira Abafilipi mu bice 4 arababwira ngo Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Mu butunzi buri muri Kristo Yesu, ijambo ry'Imana ni irya mbere, niryo yatumenyesheje, niryo ridukiza, niryo ritubohora, niryo twaherewe ubuntu. Iyo tubonye Kristo tuba tubonye ubutunzi bwose. Imana yafashe ubutunzi bwose bw'ubwiza bwayo ibushyira muri Kristo Yesu ngo nitumwizera tubugabane. Kandi ababutunzi, abagabanya ubwo butunzi baburabutswe, nta kindi kizigera kibusimbura. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Turabakunda, tubifurije umugisha w'Imana. Ni ukuri iri jambo niryo ritubeshaho, riradutunga, ridutungira abana, riraturema, ryaremye ibikomeye, kandi niryo ryaremye isi n'ijuru. Ntukariteshuke, ntukareke kuryizera.
ujye ureka rikweze, uryemerere icyo rigutegetse ugikore, icyo rikubujije ukireke. Uzaba umwigishwa wa Yesu nyakuri, uzaba uri mu ijambo ry'Imana nyakuri. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana ahari mwazajya mugira n'ikibazo mwabaza, ariko kadutange n'inomero zacu, n'igihe naba ntari hano kuri gusenga everyday wanampamagara, wambaza, wansobanuza, nagufasha gusenga. Namenye ko muri iri jambo, iyo wumvise ko muri iri jambo ari Imana ivuganye nawe, ari Imana irimo ivuga, ukaryumva neza, ukumva ni Imana wumvise, burya Imana ivugana n'ibibazo byawe. Imana ishobora kuvugana n'indwara yawe igashongeshwa n'ijwi ry'Imana. Imana ivugana n'imisozi iri imbere yawe, imisozi. Imana, Zerubabeli yarasenze ashaka kujya kubaka, ariko umunsi umwe ibyari bikomeye biri imbere, imisozi n'ibyamutangiraga, Imana iragenda ivugana nabyo, iravuga ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli umugaragu wanjye, uzamanuka kuba ikibaya Zerubabeli atambuke. Yesu nashimwe. Imana ishobora kuvugana n'ibigeragezo biri imbere yawe, bikakurwaho, nubwo byakurwaho hakaza ibindi, nabyo ikavugana nabyo. Ishobora kuvugana n'imbaraga zikurwanya, ishobora kuvugana n'abadayimoni bari mu nzira ucamo cyangwa bateye umuryango wawe. Iyo wamenye kwizera iri jambo ko ari iry'Imana, ko Imana ivuganye nawe, Imana nayo iragenda ikavugana n'ibikomeye biri imbere yawe, ivugana n'intambara, indwara ziri mu mitsi, mu misokoro, zigashongeshwa n'ijwi ryawe. Ijwi ry'Imana rirakomeye cyane. Reka Imana tuyihe umwanya, ivugane n'ibibazo byacu, ivugane n'intambara zacu, ivugane n'abadayimoni badutegera mu nzira, ivugane n'imbaraga ziturwanya zisenyuke mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Reka dutange inomero, hanyuma niturangiza dusenga Imana. Nomero zanjye ni 078 22 33 8 666. Icyo ridutegetse tugikore, icyo ritubuza tukireke, nibwo tuzabana nawe uko bikwiriye. Urakoze cyane, kandi nurigwizwa mu mitima yacu, rizaturinda gukora ibyaha, rizaturinda kugucumuraho, kandi rizatuma dukomeza kurinda n'ibiri imbere yacu bikomeye. Uzaturinda kugeragezwa kuje mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi yose, ariko abari mu ijambo ryawe uzabarinda. Icyubahiro nigikomeze kuba cyawe, tubyambaje mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tubwira ngo Imana igumuke. Reka dushimire n'umukozi w'Imana. Ushobora kuba uri ku mpande zine z'isi, hari gihe umuntu abashaka kuvuga ati wifuje umuntu wakoreraho umugisha w'Imana. Umukozi w'Imana mabonye nimero yiwe, ushobora no kumushigikira ku murimo w'Imana. Deje urabona yuko ari no muri za bukuru, ari muri pasiyo. Ushobora kumushigikira ku murimo w'Imana, Imana yazaguha umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.